iyi si dutuye. Gushimiye yuko wahisemo Trust Wallet Studio. Nitwa Shalom Niyomuvunyi. Mfite ikibazo kimwe nifuza kukubaza. Ninde uyoboye isi? Ikibazo wacyumvishe neza gusa ndagisubiramo rimwe gusa nkubaze ngo mbese ninde mu by'ukuri uyoboye iyi si dutuye? None se nguha amasaha cyangwa se amasegonda nguha iminota yo gutekereza ku gisubizo? Ndabyumvira yakeneye ngaho tekereza neza maze unsubize ninde mu by'ukuri uyoboye iyi si dutuye? Hari abasubije ngo ni Imana, abandi bati ni shitani, abandi bati ni ibihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abasubije rwose ibintu bitandukanye. Umuvandimwe we turi kumwe hano muri studio aragize ati ni abazimu b'abakurambere. None se ibyo mwese mwatekereje ko numva ari byo rwose, kandi utekereje akaba yayobora isi mu buhanga n'ubukaka umuziho, kandi akaba yayobora mu buryo butandukanye, ninde mu by'ukuri uyoboye isi? Ikibazo cyavuka kandi kigakomera kubera ko ibisubizo byose watanze n'uwo watekereje kandi n'uwo natekereje birashoboka yuko koko bayobora isi. None se niba koko abantu batandukanye bashobora kuba bayobora isi mu byiyumviro by'umuntu runaka, tuvuge yuko ari umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu ryaba riyoboye isi, tubyitirire umuryango cyangwa se abandi bantu, tubyitirire leta yaba ikomeye, ntago mbizi, ni umuntu cyangwa ni umuzimu? Mu by'ukuri ninde uyoboye isi? Mu bigaragara inyuma za leta z'ibihugu nizo ziri inyuma y'imyanzuro ku bijyanye n'ubutegetsi bw'isi mu bihe bisanzwe. Uko ubutaka bugiye bugabagabanye ku isi, imbibi, ibijyanye n'imipaka, uduce tw'abantu, ibyitirirwa ubutaka bw'abantu, byose bigenwa n'abategetsi b'ibihugu dusanzwe tuzi. By'umwihariko ni abategetsi mu bya geopolitike. Ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi, nubwo rimwe na rimwe aya magambo usanga afite ibisobanuro bitandukanye, hari abibwira yuko aribo bayoboye isi. None se koko natwe tubyemeze tuvuge yuko aribo bayoboye isi? Mu bihe bitandukanye twagiye tubona ibihugu by'ibihangage byaduka bikagira ubukaka bukomeye, maze bikagira imbaraga z'umurengera ku isi, abantu benshi bakabifata nk'aho ari ibihugu biyoboye isi. Ndabanza nkwibutse, waba wibuka ubukaka n'ubuhangage bw'Ubugereki mu bihe byabanje? Uribuka Babuloni, uribuka Roma, uribuka Misiri, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza, urabyibuka? Ariko ibyo byose byaragiye birahinde biba nka ya mvura y'umuhindo igeraho nayo igahita, byavuyeho. Kuri ubu ngubu hari ibihugu birimo guhinda mu bijyanye n'ubukungu, si no mu bukungu gusa ndetse no mu bukaka. Hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. None se koko abo bo muri iki gihe nibo bayoboye isi, cyangwa hari uruhare bigeze bagira mu bikorwa byo kuyobora isi? Turabizi neza ko hari igihe kigeze kugera maze isi igirwa n'impande ebyiri kandi nazo zisa nkaho zihanganye. Ndabanza nkwibutse, uribuka mbese igihe abo ku ruhande rw'amatwara ya gikapitaliste bahanganaga cyane n'abo ku ruhande rw'amatwara ya gisosiyaliste? Byaraje ariko nabyo birashira. Uburayi nabwo uribuka yuko bwigeze gutegeka ahantu hanini ku isi, ariko ubuhangage bw'Uburayi nabwo bugatangira kugabanyuka mu kinyejana cya 19. Urabizi neza ko igihe cy'ubukoloni nacyo kigeze kuza, ariko nacyo cyaragize aho kivaho kirashira. None se mu by'ukuri ninde uyoboye isi? Wigeze witegereza neza, ushyira amaso yawe ku ruhande maze ufata akanya ko gutekereza? Kamanze nkubaze ikibazo kimwe kijyanye n'iyi ngingo. Ujya ureba ukuntu imbuga nkoranyambaga zisigaye zitwaza abantu igitugu? Reba nawe ukuntu internet yahinduye ubuzima bw'abantu, ku buryo umuntu udakoresha internet ahinduka umuntu w'igicibwa muri rubanda, bakamwita umuntu udasobanutse cyangwa se utazi ibintu. Mu mvugo z'urubyiruko rw'abiki gihe basigaye bamwita umujangweri ngo nuko adakoresha internet. Ndakurahiye uramutse uri umutetsi mwiza uzi gukoresha cyane internet, wakenerwa n'abantu benshi kurushya wa muntu w'umutetsi wakabuhariwe yewe wanabiminujemo ariko udakoresha internet. Iyo niyo mpamvu yonyine abantu benshi basigaye bibaza, ibi byose bikorwa ku ruhande, ari nde wundi wigeze atekereza kujyanye n'iyi ngingo? Ndacyakubaza ngo ninde uyoboye isi muri rusange? Ese wigeze witegereza umuntu muziranye w'umukire aho ngaho utuye cyangwa se w'inshuti yawe? Ashobora kumara amezi menshi cyane udashobora kubara,
nta mafaranga umubonanye mu ntoki. Tekereza ukuntu ibintu bye byose abigendana muri telefone ye ntoya cyane, harimo konte ndetse n'imibare y'amafaranga apakiye muri za mpanke hirya no hino ku isi. Amafaranga atunze kuri telefone mu buryo ubwo ari bwo bwose niyo abarirwamo naho yaba abarirwa mu mamiliyari n'amamiliyaridi arayagendana kuri telefone ye. N'ubundi amafaranga atunze kuri telefone burya ntabwo bayita amafaranga, ahubwo bayita redigitale. Mu by'ukuri si amafaranga afite, kuko nawe urabizi ko muri telefone utashyiramo amafaranga, urabyumva nyine ntago yajyamo. Ahubwo amafaranga nyirizina arunze mu masanduku y'amabanki cyangwa se ahandi hantu hatandukanye, mu mifuka y'abasabye inguzanyo mu mabanki nyine, maze banki irunze ayo mafaranga ikaba yarayabahaye. Wowe kuri telefone yawe ikaguha ibyitwa digit cyangwa se redigitale. Ni imibare igendanwa, imibare nawe ugendana. Iyo mibare ibihuye neza n'amafaranga yawe ari kuri konte cyangwa se kuri banki yawe. Noneho wowe igihe ubishakiye ya mibare ukayibyaza amafaranga. Ubyibaze nawe, ni mu nyungu zande ibi byose bikorwamo? Ninde wabitekereje? Ibaze nawe ko mu bintu byose, hafi ya byose ku isi, umuntu wese akenera itumanaho. Iri tumanaho ryatekerejwe nande? Kamanze nkubaze ikindi kibazo kijyanye n'iyi ngingo. Ubwanjye uribaza neza yuko mu nyandiko zose ngenda nandika mfata ku ikaramu gake gashoboka, cyangwa se icyitwa citro nabwo ngifata mu gihe ngiye gusinya, kandi nabwo si kenshi kuko hari n'igihe nkoresheje redigitale mu buryo bwo gusinya, aho nabitse sinyatire yanjye kuri murandasi maze nkaba nayomeka ku nyandiko iyo ariyo yose nkoresheje mudasobwa. Nawe se niko ubigenza? None se ni mu nyungu zandi ibi byose bikorwa? Ninde wazanye iyi propaganda? Mbese ninde uyoboye isi ngo atekerereza abayituye kugera ubwo abantu bose bayituye bagenda bigana imico y'abandi? Ninde mu by'ukuri uyoboye isi? Ese ni Illuminati nk'uko bamwe mwagiye mubisubiza? Ninde imiryango y'ibanga se? Ni amadini se? Uyoboye isi ninde ngo natwe tumwizere cyangwa se tumugendereho? Tubyitirire umuryango mpuzamahanga se? Tubishyire se kuri banki y'isi cyangwa FIFA? None se tubyikirire abakire cyangwa se tubigereke ku bakire nka Bill Gates ndetse na Jeff Bezos? Ntago mbizi. Hari n'uwambwiye ngo bose niba nta n'umwe uyoboye isi, twese twaba tuyobowe n'abazimu b'abakurambere bacu. Nge narasetse ndabandagara numvishe iryo jambo. Ninde uyoboye isi muri rusange? Ese ni ishyirahamwe ry'ikoranabuhanga ku isi? Ni inama si? Cyangwa ni Satani? Tubyitirire Imana cyangwa tubyitirire Satani? Mu by'ukuri ninde ugenda akagena ibikwiye kuba kuri iyi si cyangwa se kuri uyu mubumbe wacu? Ninde ugena ibidukwiriye ndetse n'ibikwiye kuba kuri twebwe? Hari igitabo nasomye kivuga yuko Abafaransa 5% bizera yuko ibibera kuri iyi si bigenwa na Illuminati. Hari n'ikindi gitabo cyagaragaje yuko abantu 16% b'Abanyamerika bizera ko isi iyobowe n'incurabwenge z'ibanga. None se koko izo ncurabwenge z'ibanga zaba ziriho? Tubigereke kuri Illuminati byose? Nyemerera ndambura igitabo cyitwa Le Global Dimension of Democracy and the Rules of Law. Twibande ku bibazo iki gitabo cyabajije. Muri icyo gitabo baranditse ngo kubera iki hari ibyemezo bifatwa ku rwego rw'isi bigahurirwaho n'ikiremwa muntu cyose ku isi? Ngo mbese bigenda bite kugira ngo gahunda runaka ituruke iyo kure ikantarange mu cyerekezo kimwe cy'abantu maze bihinduka itegeko cyangwa se ibwirizwa ku isi yose? Ni gute ubutegetsi bw'isi yose bwahuza umurongo ndetse n'imikorere kandi icyarimwe? Muri volume ya mbere y'igitabo cyitwa Legal Culture in the Age of Globalization, Latin America, Latin Europe, kivuga yuko niba hari ibyemezo bifatwa muri politike n'ubukungu, n'iyobokamana na politike z'amafaranga, ni ukuvuga ko byanze bikunze hari umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu baba bamaze gutegeka yuko izo politike zigomba gushyirwaho, hanyuma zigahita zijyaho natwe tukarikurikiza. Rero niba koko hari abantu bategeka politike ihurirwaho n'ibihugu runaka maze twese tukajya hariya tugakurikira,
hagomba kuba hari umuntu uyoboye cyangwa se itsinda ry'abantu bayoboye isi. None ni bande? Rogerio Perez avuga ko hakorwa cyangwa se we ubwo bamubazaga ngo ninde uyoboye isi, uyu Rogerio Perez yavuze yuko hakozwe ikintu cyitwa government without government. Mbibutse, uyu Perez ni umwarimu muri kaminuza ya Harvard. Avuga ko abategeka isi bayitegeka ariko mu by'ukuri batagaragara. Ni ukuvuga ngo ntago bagaragaza inzego ziyobora isi muri rusange. Mu by'ukuri ni nko kumva ngo igihugu runaka kiguwe neza, kirayobowe neza, na gahunda zacyo ziri ku murongo. Nyamara nta muntu wakwereka perezida, minisitiri w'intebe, inama y'abaminisitiri, abadepite ndetse n'inteko nshingamategeko, ariko ugakomeza kubona igihugu kiri ku murongo koko. None kuri iyi ngingo harakomeza havuka irindi yobera. Iryo yobera ni ukumenya impamvu abayoboye isi badashaka kwigaragaza ngo baje ahabona, noneho natwe tubamenye, nibinaba ngombwa tububahe. Kubera iki bihishira kugeza ubwo abantu babibazaho bigera aha? Nongere nkubaze ngo ni bande bayoboye isi? Hari icyitwa cryptocurrency, ni ubutegetsi bwo mu mwijima, cyangwa se nanone ushaka ubwite invisible government cyangwa se guverinoma invisible, cyangwa nanone shadow government. Ni ubutegetsi bukorera mu mwijima bugizwe n'imiryango y'ibanga yashyizweho n'abantu cyangwa se n'itsinda ry'abantu. Noneho ikaba iyi miryango y'ibanga ishyiraho imirongo migari iteganya uko isi igomba kuyoborwa mu buryo bunyuranye kandi mu gihe gitandukanye, ndetse n'uko ikiremwa muntu gikwiye kwitwara no kubaho kuri uyu mubumbe. Hanyuma abandi twese tugakurikiza amabwiriza duhabwa n'iyo miryango y'ibanga. Ni imiryango y'umwijima nabikubwiye. Ni ukuvuga ngo bisa nkaho cyangwa se bimeze neza na kwa kunda abakristo gatolika bajya mu rusengero bati mwakira ijambo ry'Imana, twese duti turishimiye Imana. Abo bose babikoresha imbaraga z'amafaranga zikabafasha gucengera muri za politike z'isi yose no gucengera muri biriya bitwaro mujya mwumva bitinyitse, cyane cyane bakoresheje ijambo ryabo gusa. Ni imiryango 11 y'ibanga kandi y'umwijima. Iyi yitwa imiryango y'umwijima cyangwa se cryptocurrency. Ndayikubwira yose, gusa mu biganiro bisaza nzagenda ngusesengurira buri muryango ukwayo n'uburyo uhuzwa n'ibikorwa byawo mu kuyobora isi. Kibisanzwe nzifashisha abanditsi ndetse n'abashakashatsi. Icyo ngiye gukora muri aka kanya ni ukukubwira urutonde rw'iyi miryango uko ari 11 iyoboye isi y'ibanga. Mu biganiro bizakurikiraho nzagenda ntondagura buri muryango ukwawo muvimuzi. Ku ikubitiro, umuryango wa mbere ni banki y'isi. Umuryango wa kabiri ni abitwa aba Freemasons cyangwa se les Francs-Maçonnerie, tuzabagarukaho. Aba gatatu ni intelligence agencies cyangwa se ni inzego z'ubutasi bw'ibanga zikorera mu mwijima. Aba kane ni abiyise think tanks, aba ni abatekerereza abandi, tuzabagarukaho nabo. Aba gatanu ni organized genus, ni incurabwenge z'abayahudi, tuzabavuga nabo. Aba gatandatu ni Vatikani. Aba karindwi ni imiryango itekerereza abakene harimo na Illuminati n'izindi, tuzabasobanura neza. Bose bahuriye mu cyitwa elite cyangwa se incabwenge z'abahanga mu bugenge n'incoza y'imibereho ku isi, tuzabanonosora. Aba munane ni umuryango w'abajesuiti cyangwa se les Jesuites, ni indwanyi z'impinduramatwara mu butegetsi ndetse n'iyobokamana, tuzabavuga. Aba cyenda ni Numinate Interest. Iri ni itsinda rikomeye cyane ry'igitazirano. Iri ngiri ni abantu bakunda amafaranga kandi kuko bakayagenza, tuzabasobanura nabo. Aba 10 ni abiswe globalist elite cyangwa se l'elite globaliste. Aba nibo bashingirwaho icyitwa New World Order cyangwa se batanga amategeko y'isi nshya. Tuzabivimuzi n'umuryango w'incurabwenge z'isi n'incabwenge koko. Aba 11 aribo basoza bitwa Supranational Organization, nibo basoza uru rutonde, les organisations supranationales. Tuzabagarukaho by'umwihariko, twabyita imiryango mpuzamahanga muri rusange
ahangaha niho hahurira na za guverinoma nyinshi na bya bihugu musanzwe mwese mwari mwavuze hejuru yuko nabyo bishobora kuba biyoboye isi. Iki ni igice cya mbere cy'iki kiganiro. Mu gice cya kabiri tuzagenda tuvuga buri muryango ndetse n'uruhare ugira ndetse n'ibyemezo ufata mu kuyobora isi. Nkwibutsa akantu kamwe, ni ukubana natwe ndetse no kuguha ikaze mu kiganiro kizakurikira iki ngiki. Gushimiye ko twabanye. Kamanze nkubaze ngo mbese ukeneye umwanya wo kumenya ibibera kuri iyi si dutuye? Tekereza ko hari umuntu nibura umwe wo kwigirwaho? Ushimishwa no kubona icyizere cyo kuzabaho ubuzima bw'ejo kandi kirekire. Dore turi mu isi y'ubufatanye no guhitamo umujyanama mwiza utazagutenguha. Dore ishuri muri Europe, Aziya, Australia ndetse na Amerika. Inzira ni imwe, ni Trust Wallet Studio. Your faith has saved you.